Zina nitwa Steven Gatsinzi, nigiye speaker w'umubano. Ndashaka kubwira abanya-Uganda b'abanyarwanda mwese aho muri hose. Muze ku mubano, turi hano na Tete muri Kitaka Zone, niyo headquarter yacu. Dufite office zacu. Ikindi dufatanye n'abanya-Uganda bandi kubaka igihugu cy'amahoro, igihugu cy'umutekano. Turwanye buri gikorwa cyose kigerageza kutuvangura. Umuntu wese ukora politiki yo kuvangura abene gihugu b'abanyarwanda nango sabandi bayandi, abo bantu ntuzabihanganire. Ujye ubabwira uti ni muhave ibintu byo mukora byo kuvangura amoko, muzi amarorerwa yageze ku bantu aturutse kwivangura. Twara yarwanyije kuva muri 82, twara yarwanyije ku ngoma zose zabayeho. Na n'ubu rero munyarwanda wowe undeba munyamubano kazi aho uri hose muri iki gihugu. Ngo ndavuga umunyarwanda nango se umunya-Uganda wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka turwanyishe ikintu cyose kigerageza kuvangura bene wacu. Umwana w'umusore nango w'umukobwa akajya hariya kuri passport office arashaka passport kugira ngo ajye gukora Saudi Arabia nanga handi, uriya akamunaniza amubwira agenda uzane basogokuruza nta bishoboye neza kubisobanukirwa. Ariko nawe urakirewa ko wa muntu ari umunya-Uganda kuki utamuha ibyangombwa. Ikindi cya kabiri cyo nyango mbabwire mwe mu nyumva, musigireho kwiyitirira andi moko. Nimba uri umunya-Uganda w'umunyarwanda, dore bagiye dufite ibarura riza yo bita census, zatangira iminsi 10. Niba kubaza ubwoko bwawe babwire ko uri umunyarwanda. Mu ndangamuntu ugiye kwiyandikisha bakakubaza ubwoko bwawe babwire uti ndi umunya-Uganda w'umunyarwanda. Ubabwire basona basogokuru wawe. Kuko ejo ni wamara kuyita ko uri ikindi kintu bazakikubaza udashobora kubisobanura. Ibibazo byinshi abantu baza hano ku mubano bahura nabyo n'abantu biyitiriye andi moko bagahendera nta n'icyo bagezeho. Imana niyo yagugize kuba umunya-Uganda kandi ukaba umunyarwanda mu bwoko bwawe. Nta mpamvu rero byikundiremo, rinda ururimi rwawe, vuga ururimi rwawe, vuga n'izindi banyana n'abanya-Uganda mu iterambere muri buri kimwe cyose. So ni ibyo nagerageza kubabwira rero, mwigisha abana, mukore ibintu bibateza imbere intunguka, mufatanye n'abanya-Uganda bandi bose mu kubaka igihugu cyanyu Uganda. Ibyo ntibikubuza kugira mwene wanyu Rwanda, kugira mwene wanyu Kongo nango Tanzania, mugenderana. Ariko wowe uri umunya-Uganda, urumva indangamuntu usigarani yaha ngaha. Nimba ushaka passport ni yaha ngaha, ariko usigaho nawe kuturusha ufite indangamuntu ya Tanzania, ufite ni ya Uganda. Ejo se niba kwimi yaha ngaha nango bakakwima passport, sigaho kugira ibintu by'amahara kubiri, gira ikintu kimwe. Imana bampera umugisha. Amazina nari Pastor Steven Gatsinzi, speaker w'umubano. Shalom.